hari ibyo ukwiye kumenya ubisaba Imana, kuko ushobora kudasaba ibyo ufitiye uburenganzira kuko utabizi. Amen. Hari ibyo ukwiye kumenya kugira ngo bisabe Imana. Wowe ushobora gusaba ibikuje mu mutwe, ariko hari ibyo ukwiye kumenya mu by'Imana ikwemerera kugira ngo bisabe Imana. Hari ibyo ukwiye kumenya. Kenshi turavuga ngo kumenya amasezerano y'Imana ni nk'ibintu by'amategeko. Kutamenya amategeko, hari igihe utamenya uburenganzira bwawe kuko utazi amategeko. Cyane cyane nk'abantu bajya mu bihugu by'amahanga, bakwiye kumenya amategeko abemerera iki, ababuza iki. Kutabimenya ushobora kuguma ustragoringa kubera ko utazi icyo amategeko akwemerera. Nk'abariya bajya mu bihugu by'amahanga, kenshi usanga bahura n'izo ngorane, ugasanga bamaze imyaka nka 20 muri icyo gihugu, bakazamenya nyuma ko hari ibintu bari bemerewe, ariko nyuma y'imyaka 20 batazi ko hari ibintu runaka amategeko yarabemereye. No mu ijambo ry'Imana rero hari iby'Imana itwemerera, ariko ntitubimenye. Kutabimenya rero bigatuma tutabisaba, kuko tutazi ko binabaho. Nibyo dushaka kureba rero. Mwumvise umutwe wabyo? Ese amategeko yanditse azaza yivane mu bitabo yanditse hanyuma aguheshe ibyo akwemerera? Aya, ni wowe ukwiye kuyamenya kugira ngo menya amategeko anyemerera ibi, ambuza ibi. Mfashe urugero rwo mu mahanga kubera ko nabibonye. Nabonye abantu baba mu bihugu runaka, bakaba muri struggle, kandi hari ibyo bemerewe ariko ntibabimenye. Nyuma bakamenya ibi naye mbyemerewe sinabimenye. Hari inkuru imwe y'umuntu yafashe urugendo muri train, gari ya moshi. Gari ya moshi ariko ntabwo ari imyotsi, noneho hariho amatrain electrique, ariko yose barakitwa gari ya moshi. Hanyuma ari muri iyo train cyangwa gari ya moshi, itike ye, kuko muri train naho haba harimo ubusumbane, bita les compartiments. Hariho VIPs places, VIP places. Hariho ahantu ni nko mu ndege, hariho première classe, classe économique, ibintu nk'ibyo. Ibiciro nabyo birasumbana. We rero itike yari afite, umwanya yaguze muri train, hari ibyo wamwemereraga bidahabwa abari mu yindi myanya. Hariho amatike VIP. Noneho we aba muri uwo mwanya, hanyuma baza guserva abashinzwe gutanga izo serivisi, we akanga kubifata ngo baraza kumucaginga. Bakibaza ko ari adashaka kubifata kandi abishaka. Urugendo rwose wenda kurangira, uko yumvise yuko ariko se ntibura mbaze ibise byo bigurangaye, kandi urugendo rurafi kurangira. Hanyuma none biri nangaye. Noneho
umukozi wo muri iyo train aravuga ati no, biri inclus muri tike yawe, ko ari ingendo ndende nk'ibirometero 1000 uri muri train. Urumva rero yari kuba yariye nk'inshuro zingahe. Hanyuma urugendo rurafi kurangira, arabibajije, natoye ati muri iyo tike yawaguze biriya byose yose birimo, serivisi dutanga ziri muri iyo tike, nta handi mafaranga. Biramubabaza, kiriya gihe cyose kuva ninjira nari kuba nafashe ibi, utamenya ibintu biragatsindwa. Rero no mu Mana hari ibintu twemerewe n'Imana, utabimenya ukazarangiza ubuzima bwa Kristo utigeze umenya ko bihari, ko icyo wari ukiye gukora gusa no kubisaba. Munoze kubibona muri Bibiliya. Ngibyo rero igitekerezo cy'Imana uyu munsi, kumenya iby'Imana ikwemerera, hakaba hasigaye gusa kubimenya ukabisaba. Amen. Ese birumvikana? Hariho kubimenya noneho ukahita ubisaba kuko ufite uburenganzira. Uriya muntu muri train yari kuba abizi ko bifite uburenganzira, noneho agahitamo ibyo ashaka, akabiyasa asaba. Bamunyuza yibi ati ndashaka bya bindi, akabivuga mu izina kuko biri muri package y'amafaranga yatanze muri ya tike. Amen. Reka tubanze turebe inkuru ziri mu gitabo cyo kubara ibice 13. Mwebwe mushobora gusoma iki cyose, ariko gasoma gusa ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani, icyo mpa Abisirayeli, ukura umuntu mu muryango w'abasekuruza wose, umuntu wese ari umutware wabo. Mose abatuma ari mu butayu bwa Parani uko Uwiteka yategetse. Abo yatumye bose bari abatware b'Abisirayeli. Amen. Bari hafi kwambuka Yorodani Abisirayeli kugira ngo binjire mu gihugu. Biba ngombwa ko Mose atuma abatasi kugira ngo bajye mu gihugu cy'isezerano Kanani, hanyuma bagaruke bahamirize Isirayeli yose, cyo gitwa Abaheburayo, ukuri kw'iby'icyo gihugu Imana yavuze, kugira ngo bamenye ko Imana isezeranye ibintu by'ukuri, ko Imana ivuze ibintu uko biriho biba bihari. Hanyuma buri muryango wose bazatoranyamo umwe uwuserukira, nk'uko imiryango ari 12, hazaba hariho abatasi 12. Muri abo batasi ariho 2 baseruka imiryango yabo, ni Yosuwa na Kalebu. Bagiye rero gutata rero bamara iminsi 40 batata kiriya gihugu, kuko Imana mu nyuma igihe yaje guhana ukutizera kw'abantu 10 muri abo 12 batigeze bahesha icyubahiro. Imana iravuga ngo kuri 14, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Nk'uko iminsi ingana mwatatiye mu cyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka. Niyo muzamara muriho igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. Amen. Bamaze iminsi ingahe batata igihugu? Bamaze iminsi ingahe? 40. Bagarutse rero 2 marako 10 batanga report y'incamugongo. Bavuze ukuri yuko igihugu koko uko Imana yakivuze niko kiri, uko Mose yababwiye. Bavuga n'abaturage bacyo uko bameze,
ni abantu bihangange ngo imbere yabo tumeze nk'inzige. Iyo ni raporo batanze. Urumva rero raporo nubwo bavuze ukuri ariko bakuye umutima ubwoko bw'Imana. Ntago bigeze bababibamo kwizera no kwiringira Imana yuko ifite imbaraga zo kubahakunesha abo ba géant bo muri icyo gihugu, harimo abitwa Abanaki. Hanyuma babiri muri bo, Kalebu na Yosuwa, bo bafata ijambo nabo baravuga ati nibyo igihugu uko babivuze niko bimeze, tuwazanye n'imbuto zabyo kugira ngo mumenye ko ari igihugu cyera kimeze neza gitemba amata n'ubuki. Nabo Banaki barahari kuko abo baje, ariko ikintu bo bongerezaho ngo ikibazo suko bahari, ikibazo nuko nimba Uwiteka tumugireho umugisha, abo bagabo barebare bateye ubwoba twebwe tuzabarya nk'umutsima, bivuga ngo tuzabanesha, ngo ntibafite n'ikibatwikira. Iryo jambo niryo ryanejeje Imana kuko riyesheje Imana icyubahiro. Ni ijambo ryo kwizera rivuye mu kanwa k'abagabo babiri, Kalebu na Yosuwa. Tugere ku murongo 14 umurongo wa 6 tugeza ku murongo wa 9. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Amen. Yosuwa na Kalebu bavuze, bahesheje Imana icyubahiro, bakomeje ubwoko bw'Imana n'amagambo y'intwari zo kwizera. Bariya abagabo babiri bahesheje Imana icyubahiro, Yosuwa na Kalebu. Tubashaka turebe rero ibijyanye na Kalebu, icyo yagororewe. Kalebu, tujye muri Yosuwa ibice 14 ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 15. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali. Kalebu mwene Yefune Umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya? Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, yeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mariye imyaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshyikije imyaka 85. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba, ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None nk'umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari,
kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Kandi Heburoni kera hitwaga Ikiriyataruba. Aruba yari umuntu w'umubanaki ukomeye kuruta abandi, nuko igihugu gihabwa ihumure. Amen. ni ukuvuga Imana yabwiye Kalebu binyuze kuri Mose yuko kubera ko yahesheje Imana icyubahiro cyo kimwe na Yosuwa, Kalebu Imana ivuga ko aho yakandagije ibirenge mu gihugu cy'isezerano cyitwa Kanani, Imana irahamuhanga gakondo. Ahantu rero yakandagije ibirenge ni Heburoni. Ni ukuvuga ngo Imana ivuze ko bazamuha ibi gakondo ye bazamukomokaho. En ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Urumva ko Imana iyo Kalebu ariho arishuza Yosuwa mu gihe cyo kugabanya ubutaka bw'i Kanani, arora mwibutsa ibyo Imana yavuze, kuko na Yosuwa yari ahari. Turibuka ibyo Imana yavuze yuko aho nzakandagiza ibirenge Imana izahamba, kuko nakurikije ubushake bw'Imana n'umutima ukunze. Muri aho rero yakandagije ibirenge hariho Heburoni. Murazi ko na n'ubu Heburoni ni ahantu hahambaye, hari ibituro bya le patriarche, hari ibituro bya Aburahamu. Heburoni ni ahantu ha perenaje, ni ahantu hari ibituro by'abasekuruza bo kwizera. Noneho igihe rero Yosuwa bamaze kwambuka Yorodani bageze ku isezerano, atangiye rero kugabanya buriya butaka akurikije ya miryango 12. Aya niyo magambo rero Kalebu yamwibukije. Heburoni rero yari mu rugabano rwa Yuda. Heburoni iri muri teritwari ya Yuda, iri mu rugabano Yuda yahawe. Urabisoma mu gice 15 uraza kubona ubutaka Yuda yahawe harimo na Heburoni. Dore ku murongo wa mbere: umugabane w'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari wagarukiraga ku rugabano rwa Edomu mu butayu bwa Zini ikusi ku iherezo ryaho. Kandi urugabano rwabo rwari rw'ikusi rwaheraga mu iherezo y'inyanja y'umunyu. Nushaka gukomeza uraza kubona hose, ariko turebe ahareba Kalebu ku 13. Nuko Kalebu mwene Yefune Yosuwa amuha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse, amuha Ikiriyataruba. Aruba uwo niwe se wa Anaki, niho hitwa i Heburoni. Okay. Amen. Mwabibise? Ni ukuvuga ngo Kalebu ahabwa Heburoni, kandi Heburoni iri muri Yuda. Kalebu ahabwa ubutaka mu rugabano rwa Yuda, kandi aho yahawe hitwaga Kiriyataruba. Kiriyataruba ariyo Heburoni. Ifite icyo bivuga. Teritwari yahawe Yuda, ariko muri Yuda bamuhayemo gakondo.
yitwa Hebroni. Amen. Ku butaka Yuda yahawe harimo na Hebroni. None Hebroni bayahende Kalebu nk'ingororano kuko yumviye Imana muri cyage bagiye gutata. Batuye ko aho hitwaga Kiriat Arba yari ise wa Anak. Anak rero yari afite abana babiri b'abajean bihangange. Umwe yitwaga Sheshai, uwundi yitwaga Akiman, uwundi yitwaga Talmai. Abo bana batatu ba Anak, amen, byabaye ngombwa ko Kalebu abarwanya kugira ngo yinjire muri gakondo ye. Nubwo yahawe gakondo byari ngombwa ko ayirwanira ngo ayinjiremo. Kuyihabwa ni kimwe, no kuyegukana n'ikindi. Haza kuba intambara. Amen. Haleluya. Anaki ukabisobanura ngo izo sirirerire cyangwa géant, niyo bitwa, nicyo bivuga Anaki. Ngo yari igihangange, yari géant. Amen. Hanyuma nababwiye ko abana be bari batatu, witwa Sheshai, bivuga libre, umudendezo. Akiman bivuga ngo présent, frère présent, bivuga ngo uraho nyine uwo mwanya. Hanyuma Talmai bivuga impudent, impudence. Aya mazina yose afite icyo asobanura mu buryo bw'umwuka. Murumva ko byabaye ngombwa ko Kalebu arwana na bene Anaki, niyo yitwa Abanaki. Nabo bagabo bihange batatu bakomoka kuri Anaki. Amen. Mwabyumvise? Kandi Anaki, urumva ko nibo bari bafite ubwo butaka burimo nande na Hebron. Dusome Kubara 13:33. Ariko umuryango w'Abalewi wose Mose ntawo yabahaye kuba gakondo yabo, ahubwo Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Kubara 13:33. Pardon. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions aux yeux et aux leurs comme des sauterelles. Kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Amen. Nuva ngo abo ba géant bakomoka kuri Anak. Icyo babwiye, Kalebu ahawe gakondo ahantu hatwarwa n'abanyamaboko n'abajean. Kubera iki? Kubera yuko nawe yari géant mu Mana. Amen. Ntabwo rero abantu badafite posture spirituelle, badafite texture spirituelle, badafite ubuhangange mu mwami bari kujya kuragwa ubutaka butwarwa n'ibihangange. Bivuga ngo Yoshua na Kalebu bari des géants dans le Seigneur, bari ibihangange mu mwami, bari abanyamaboko mu mwami. Niyo mpamvu rero barazwe ahantu bari bakwiye kwiruka kurwana nabo banyamaboko. Urumva rero Kalebu Hebroni kugira ngo ayinjiremo ayihindure, yategezwa kwirukana cyangwa kunesha Abanaki. Kandi Abanaki yatubwiye ngo bari abagéants. Si ibyo gusa, hari amagambo abiri avuze, nous avons vu les géants enfants d'Anak.
twabonye abo ba giants, abo ba bihangange, abana ba Anak, sibyo gusa, de la race des géants, bakaba bakomoka ku bihangange, des géants, de la race des géants. Ni abagéant mu majene yabo, ni ukuvuga ngo bavutse bakomoka ku bagéant. Ariko Kalebu yarabanesheje, arabanesha, abambura Hebroni, iba gakondo ye. Ariko ntabwo yagarukiye aho, iyo dushaka kureba. Ariko tukiri aho, niki tuvana muri aya mateka? Tuvana yuko amasezerano y'Imana nubwo ahari, ntabwo ari kuyamenya gusa ukamenya ko yafitemo uruhare, ukamenya ko Imana yaguha, ariho icyo usabwa kugira ngo ayo masezerano uyinjiremo. Hariho urugamba rurwanwa kugira ngo uyinjiremo. Ça ne va pas te tomber dessus comme ça, tu dois te battre. Hariho urugamba. Imana ishimwe. Nawe wundi uzajya uyaririmba nk'indirimbo gusa ariko ntuyabemo. Dusubiye muri Yosuwa igice 15 nako 15. Ahantu rero dushaka kwibanda kujyanye n'uyu mutwe wacu ni muri Yosuwa 15, 13, 20. Aho niho tuza kwibanda. Nuko Kalebu mwene Yefune Yosuwa amuha gakondo muri bene Yuda nk'uko Uwiteka yamutegetse, amuha Kiriyataruba, Aruba uwo ni we se wa Anaki, iho yitwa Heburoni. Maze Kalebu yirukanamo bene Anaki 3, ari bo aba Sheshayi na Himani na Tarumayi bene Anaki. Nuko avayo atera b'i Debira. Debira kera hitwaga Ikiriyatiseferi. Kalebu aravuga ati, umuntu uzatera Ikiriyatiseferi akahanesha, nzamushyingira umukobwa wanjye Akisa. Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu niwe wahahinduye, maze Kalebu aramumushyingira. Nuko wa mukobwa agitaha kwa Otiniyeli, aramuhendahenda ngo asabe igikingi. Ava ku ndogobe ye, Kalebu aramubaza ati, urashaka iki? Uwo mukobwa aramusubiza ati, ungirire ubuntu. Dore wampaye igikingi kusi, mbese ntiwampa n'amasoko y'amazi? Nuko amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari. Amen. Amen. Hano kiyokurikira akantu ushaka gusura ntabwo yamuhenzahenze, yari solicité. Gusolicité ntabwo ari guhendahenda. Ayumvise? Tuza kubyumva. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Ntabwo yagiye kumuhenda. Dushaka gusura ikinyarwanda. Yaramwinginze. Umviriza rero. Kalebu amaze guhabwa Hebroni, ariko ntiyagumaho. Kuri 15 nuko avayo Hebroni, amaze kuyihabwa na Yosuwa. Ko Yosuwa niwe Mose yategetse ko ari we azagabanya Kanani, akayigabanya imiryango 12. Ko Mose we yitabye Imana atarambuka Yorodani. Imana niyo yamuhambye ku musozi Nebo. Iyo uri ku musozi Nebo ubona Kanani gutya. Nebo, iyo uhagaze kuri Nebo ubona Kanani.
Nebo uyu munsi iri muri le royaume de Jordanie, mu gihugu cyitwa Yorodaniya, yani umupaka na Isirayeli. Imana rero yahambye Mose ku musozi Nebo, nkuko yahambye mukuru we Aroni ku musozi Hor. Mose rero amaze kubigwa ko atazambukana ubwo bwoko, ko Yosuwa umugaragu we niwe azabwambukana, amutegeka rero gukora ibyo ari gukora. Numara kugera kwambukana ubwoko, uzabagabanye gutya gutya, kwiteka avuze umuryango uyu uzahabwa kuva hano kugera hariya, umuryango uyu. Ikintu ugiye kumenya, muri ya miryango 12 nta muryango wahawe privilege y'umurage nka Yuda. Yuda niyo yahawe umurage udahwanye n'uw'abandi mu mpande zose. Ku mpamvu muzi nuko Yuda niyo yaje guhinduka samuragwa, kuko Rubeni yacumuye icyaha cyuko yaryamanye na mukase, niwe yari imfura. Ibitwara bivuze hano. Hanyuma Yuda atekinga, afata umwanya, niyo umwami Yesu yaturutse mu muryango wa Yuda. Amen. Ni ukuvuga ngo Yuda rero yahawe heritage, yahawe umuragi gakondo udahwanye n'iy'abandi. Nusoma nyuma mu gice 15 cya Yosuwa kitubwira teritwari ya Yuda yose. Ayoise. Hanyuma se kubera iki Kalebu yisanze umugabane we bawumuha muri Yuda, mu mugabane wa Yuda? Nayo bifite ibyo bivuga. Ni ukuvuga Kalebu ahawe umugabane muri Yuda, buriya butaka bwa Hebroni. Natwe dufite umugabane muri Yesu, kubera ko Yesu ni umuryango wa Yuda. Bivuga ngo imigabane yose dufite mu masezerano y'Imana ni muri Yesu gusa. Nkuko Kalebu yahawe umugabane we muri Yuda. Manishim. Hanyuma amaze rero kwegukana Hebroni. Mumvise ko yagumye Hebroni? Yagumye Hebroni? No, ngo nuko avayo, ava he? Hebroni. Atera abi Debira. Ayubise? Debira kera hitwaga Kiriatiseferi. Kiriatiseferi. Ngo niko hitwaga. Naho byabaye ngombwa ko arwana kugira ngo ahindure habehe, yafashe uyu mugi cyangwa icyo gihugu cyitwa Kiriatiseferi. Kabisobanura ngo la ville du livre. Iyi Kiriatiseferi wari umugi bigishiramo ibintu by'ubwenge bwabo bw'Abanyakanani. Twavuga ko yari ville intellectuelle. Ngo ni umugi w'igitabo, la ville du livre. Nuvuga ngo wari umugi w'intiti z'abo Banyakanani. Amen. Hanyuma iriya Kiriatarba yo yitwaga la ville de géant, umugi w'ibihangange. Hanyuma uza kwitwa Hebroni, bivuga ngo communion. Bivuga ngo wari umugi w'ibihangange by'Abanyakanani. Kalebu amaze kwegukana uhinduka Hebroni, bivuga ngo umugi ubusabane. Ubwo ni ubusabane n'Imana n'ubusabane n'abavandimwe na bene data. Ubwo ni umugi w'abavandimwe, ubusabane. Aya mazina yose afite icyo avuga. Amen. Mwabibise? Hanyuma Kalebu
ariko umenye Kalebu ntabwo yari afite umukobwa gusa, nubwo ari we uyu mwanya adushishikaje, yari afite n'abahungu. Tubisoma ku ngoma za mbere kandi 15. Kalebu yari afite n'abana b'abahungu, ariko uyu mwanya turashaka kureba gusa uwo mukobwa we. Noneho Kalebu rero aravuga ati, dusomere Abacamanza 3:9. Abisirayeli bahera ko batakambira Uwiteka. Uwiteka bahagurukiriza umuvunyi witwa Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu, ari we wabakijije. Amen. Kalebu yari afite murumuna we. Murumuna we nawe yari afite umuhungu, akaba yitwaga nde? Otiyeni. Nuko avayo atera abi Debira kare yitwaga Kiriyatiseferi. Mu icyo bisobanura, Kalebu aravuga ati, umuntu uzatera Ikiriyatiseferi akahanesha, nzamushingira umukobwa wanjye Akisa. Kalebu aravuga ati, umuntu azatera uwo mujyi Kiriyatiseferi akahanesha, azamushingira umukobwa we witwaga Akisa. Kuko Kalebu yari intwari y'Imana, ntabwo ashaka kuba umukobwa we umuntu w'ikigwari, arashaka kuzashinga umukobwa we intwari, kugira ngo muba mukomokaho hazagende haboneka intwari z'Imana. Noneho uwagiye rero kuhatera akahanesha yitwa Otiniyeli. Amen. Mwene Kenazi murumuna wa Kalebu. Bivuga ngo Kalebu yari se wabo. Uyu rero niwe yahateranisha. Hanyuma Kalebu ahita amushingira umukobwa we Akisa. Amaze kumushingira umukobwa we Akisa atashye kwa Otiniyeli aza kuba umugabo we, niyo maravuga ari nimuvuge ngo aramuhendahenda, yaramuingize ila sollicité son mari, nagwara kumuhendahenda. None aramuhinga ati, saba papa aguhe igikingi, kuko yarabizi umutima wa se yarawuzi ko se akunda gutanga. Amuha ubutaka, hanyuma aramuha, nuvuga ngo amuha ubutaka, amuha igikingi. Ariko umukobwa ntabwo byagarukiye aho, ava ku ndogoba ye, umukobwa Kalebu Akisa. Kalebu aramubaza ati, urashaka iki? Abaza umukobwa we, urashaka iki? Uwo mukobwa aramusubiza ati, ungirire ubuntu, dore wampaye igikingi Ikusi. Wampaye igikingi Ikusi. Ikusi ni, nababwiye ko ubutaka bwa Yuda bwari bunini, bufata impande enye zose, kandi bugera ahantu hose heza. Hari igice kimanuka mu butayu, mu butayu ahagana muri Egiputa, hari kizamuka mu misozi, hari kigera ku nyanja, kuva ku nyanja y'umunyu kigana ku yindi nyanja. Bivuga ngo ubutaka bwa Yuda bwari ubutaka bunini cyane, ushobora kubonamo za relief zitandukanye. None Kalebu yahaye igikingi umukwe we, bivuga ngo yahaye yo couple kwa Akisa n'umugabo we. Amen. Otiniyeli. Ariko ni Ikusi niwo werereye ubwo butaka, ni Ikusi icyo gikingi. None Ikusi ari iki? Nagana butayu, nagana butayu. None ubwo butaka burahagije, none se ntibuzahingwa?
hakeneye iki? Amasoko. Bukeneye amasoko kugira ngo noneho bube bwujuje ibyangombwa byo kuba ubutaka bw'umugisha. Imana ishimwe. Umukobwa Kalebu yari afite ubwenge bwinshi cyane, yari intwari nka se, yari azi umutima wa se ukunda gutanga, kandi yari azi n'amasezerano. Imana yabwo icyubahiro. Uriya mukwe wa Kalebu, Otiniyeli, izina rye risobanurwa ngo Lion de Dieu, intare y'Imana, cyangwa ma force est Dieu, imbaraga zanjye ni Imana, nicyo bisobanura Otiniyeli. Dusomere Yosuwa 15 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 4. Umugabane w'umuryango w'Abayuda nk'uko amazu yabo ari wagarukiraga ku rugabano rwa Edomu mu butayu bwa Zini Ikusi ku iherezo ryabo, kandi urugabano rwabo rw'Ikusi rwaheraga mu iherezo y'inyanja y'umunyu mu kigobe cyayo cyerekeye Ikusi, rukazamuka kuri Akurabimu rwerekeye Ikusi rukajya Izini, rukazamuka iruhande rw'Ikusi rw'i Kadeshi Baruneya, rukanyura bugufi bw'i Heseroni, rukazamuka kuri Adari rugakebereza i Karika, rukanyura kuri Asimoni rugarukira ku kagezi ka Egiputa, maze urugabano rukagarukira ku nyanja nini. Urwo ni rwo rugabano rwabo rw'Ikusi. Amen. Amen. Murumva none batubwiye iki? Batubwiye ko umukobwa wa Kalebu, Akisa, amen, yasabye se ibikurikira. Ise aramubwira urashaka iki? Uwo mukobwa Akisa aramusubiza ati ungirire ubuntu, dore wampaye igikingi Ikusi. Ikusi mwumvise birimo? Nahagana ku butayu bwa Edomu, ni ubutayu. Kubera ko igikingi bahawe Akisa n'umugabo we kiri mu majyepfo ahagana mu butayu, dore ibyo Akisa yasabye se. Mbese ni wampa n'amasoko y'amazi? Kuko ubutaka wampaye bwegereye ubutayu. None kugira ngo ubutaka bube umugisha, amen, umpe n'amasoko. Hanyuma nuko amuha amasoko yo haruguru nayo hepfo. Amuha amasoko yo haruguru nayo hepfo. Iyo ivuga iki? Icya mbere, umukobwa wa Kalebu yamenye umutima wa se, yuko afite umutima wo gutanga. Agira inama umugabo we ngo amusabe igikingi, akimuha amagana Ikusi, kandi amagana Ikusi hegereye ubutayu. Umukobwa ntiyagarukiraho, agera rero kusaba se amasoko kugira ngo iyo gakondo bahawe ubwo butaka buzaba ubw'umugisha, buzagira uburumbuke. Ise yagiye kumuha, amuha amasoko yo haruguru amen, amuha amasoko yo haruguru nayo hepfo. Bivuga iki? Mu buryo bw'umwuka, amasoko yo haruguru asobanurwa imigisha yo mu buryo bw'umwuka, imwe batubwira ngo data wa twese yaduhaye imigisha yose hano ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Abefeso, murabona? Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Amen. Ayo niyo masoko yo, les sources supérieures. Amasoko
yo haruguru, les sources supérieures et les sources inférieures. Mu gifaransa ngo les sources supérieures ni imigisha mu buryo bw'umwuka. Hanyuma amasoko yo hepfo niki? Amasoko yo hepfo ni imigisha noneho mu buryo bufatika yo muri ubuzima turimo. Nuvuga ngo Kalebu aha umukobwa we imigisha yo mu mwuka n'imigisha ifatika. Mu ijambo rimwe amuhaye plenitude y'imigisha, amuhaye imigisha yuzuye, spirituel et matériel, the whole package y'imigisha. Kuko Kalebu hano ari mu cyimbo cy'umwami. Twebwe duhamagariwe rero kumenya umutima w'umwami umeze gute. Umutima w'umwami ni umutima ukunda gutanga, kandi iyo utanze utanga ibyuzuye. Bivuga ngo mu Mana, Imana idusezeranya imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka n'imigisha yose yo mu bifatika. Ikibazo gihari rero, umviriza, twebwe tugarukira gusa ku gikingi, tugarukira gusa guhabwa igikingi kigerera mu buryo bw'umwuka, amen, no kubabarirwa ibyaha, amen, aribyo twita agakiza. Tugarukira gusa ku gakiza, ariko nitumenye ko hari ibindi Imana ishaka kudusaba. Nufata igikingi nk'agakiza, ndashima umwami yarambabariye ibyaha, sibyo? Yamvanye mu nzoga, yamvanye mu busambanyi, yavanye muri ibi, wayumvise? Amen. Kandi nzajya mu ijuru nimpfa, sibyo? Agataho mu buzima bwawe buri munsi, amen, ufite gakondo gusa, kandi mumenye ko iyo gakondo yegereye ubutayu. Ni ukuvuga ngo ni ubuzima bwa gikristu, yego, ariko ubuzima butagaragaramo imigisha y'Imana. Ugasanga umukristo ari mu buzima bwa gikristu, yego, yaravuye mu byaha, ariko ari mu buzima buri seshe, une vie sèche, ubuzima bukakaye, ariko gusa agashinga igino ku rindi ko azajya mu ijuru, ko yababariwe ibyaha. Ubwo buzima nk'ubwo rero nta byishimo bugira. Yesu yavuze ngo naje intama zanjye nziha ubuzima kandi busaga, une vie abondante. Intama ubwazo zibe en abondance, zigwire, kandi ubwazo buri ntama igira ubuzima busaga, ubuzima en abondance, une vie abondante. Ese urabyumva? Imana rero duhamagariye kutagira gakondo gusa, kutagira igikingi, kutagira agakiza gusa, kuko kubabarirwa ibyaha n'isezerano ryo kuzajya mu ijuru n'ubugingo buhoraho. Kubera ko tukiri mu isi, Imana ishaka ko tuyisaba n'amasoko, kandi iduha amasoko, iraduha yombi. Iraduha amasoko ya hehe? Yo haruguru, ariyo migisha yose mu buryo bw'umwuka, impano z'umwuka wera, haleluya, amen, umunezero mu mwami, izindi mpano zitandukanye umwuka wera ashobora kuduha. Ariko kandi tuyisabe n'amasoko yo hepfo, ariyo migisha yo mu buzima bwa none, ubuzima bwa buri munsi. Ubuzima bwacu kigaragaramo igikingi, ariko gakiza, ariko kandi icyo gikingi kibemo amasoko. Amasoko yo haruguru, ni ukuvuga ku misozi, amen, n'amasoko yo hepfo, ni ukuvuga mu bibaya. Tuvuga ngo ayo yombi turayakeneye kugira ngo gakondo yacu cyangwa igikingi cyacu kibashe kuba kigaragaramo imigisha yuzuye. Yesha Imana icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Ariko nashaka kubaza, iyo Akisa mweneka umukobwa wa Kalebu
atabisaba yari kwihabwa. Icyo Kalebu yasezeranye, uzatsinda uriya mugi nzamushingira umukobwa wanjye. Icyo sezerano yaramuhaye umukobwa we, yego. Hari ibindi Kalebu yavuze? Oya. Ariko uriya mukobwa we yahise abwira umugabo we ati noneho musabe igikingi. Si ibyo gusa, ajya no kwa se, nibyo amubajije gushaka iki, aravuga ngo ko wampaye, ko waduhaye igikingi Ikusi hegereye utayi, wampaye n'amasoko. Mwumvise amubwira ngo wampaye amasoko, avuga yariyo yavuze iki? Umena n'amasoko. Amen, haleluya. Mbese niwampa n'amasoko y'amazi. Kalebu agiye kumuha, amuha amasoko yo haruguru uva ku misozi. Amen. Amuha n'amasoko yo hepfo, ni ukuvuga mu bibaya. Noneho imigisha iba yuzuye, akisa abakomble, byose biruzuye. Natwe rero agakiza ka Yesu ntigakwiye kuba gacagase, gakwiye kuba karagaramo. Amen. Imigisha yo mu ijuru n'imigisha ifatika. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko mwabonye ko ukwiye kubisaba. Cyambere no kubimenya, yamenye ko amasoko ahari. Icyambere yamenye ko igikingi gihari, amenya ko n'amasoko ahari. Noneho abisaba se, kandi se yarabitanze. Natwe umwami Yesu araduhamagaye kumenya, amen, ibyo dufitiye uburenganzira mu bwami bw'Imana, mu masezerano y'Imana. Amen. Hanyuma tukagira ubutwari bwo kubisaba kugira ngo Imana ibashe kubiduha. Ntabwo Imana iza kugira ngo usabye ibikomeye, kuko Kalebu nigeze avuga ngo usabye ibikomeye. Yaramuhaye amasoko y'amazi ndetse amuha plenitude yayo. Amuha amasoko yo mu misozi, amasoko mu bibaya. Amen. Kugira ngo iteka icyo gikingi cyabo kizabe kitoroshye, gifite ubuzima, gifite uburumbuke. Uyu munsi rero Imana yaduhamagaye, ntabwo ari upfa gusenga gusa, ukwiye kumenya ibyo usengera. Ibyo usengera ukwiye kumenya amasezerano y'Imana ahava akagera kuri wowe. Niki ijambo ry'Imana rikwizeza muri Kristo Yesu. Ese ubuzima urimo nibwo koko wakabaye urimo? Ukwiye kwibaza ibibazo. Amen. Kuko uriya Kisa yamenye mbere na mbere umutima wa se. Reka twanzure, umutima wa se warangagwa niki? Uretse ko yari intwari Kalebu. Nari mavuze ngo ntazasingira umuntu wari wese ashaka gushingira umukobwa we intwari. Kandi intwari azayipimira hehe? Ku rugamba, mu guhindura wa mugi. Amen. Kuko genda indwanyi, amen, ndwanya intambara z'Uwiteka. Umukobwa wanjye sinshaka ko azarungwa n'ikigwari, shaka ko nawe azarwanya intambara z'Uwiteka. Amen. Hanyuma asanga mu muryango we nyine hari intwari, umuhungu w'umuvandimwe we, wa murumuna we. Umukobwa wa Kalebu rero niwe dushaka guhagararaho mu kwanzura. Yaramenye umutima wa se, niyo mpamvu yabwiye umugabo ati musabe igikingi. Yarazi ko akimuha, ko akunda gutanga, kandi yaramuhaye. Ariko yamuhaye rero, amen, hari akeneye amasoko, kuko ni Kushi hegereye ubutayu bwa Edomu. Noneho Akisa ubwo asaba se, umukobwa wa Kalebu asaba se ati ko waduhaye, ko wampaye igikingi, wampaye n'amasoko y'amazi. Agiye kumuha, amuha amasoko yo haruguru misozi, amuha n'amasoko yo hepfo mu bibaya, kugira ngo umwaka wose, amezi 12 kwangana, ntihazigire habura amazi. Hazabe hari ubuzima
iminsi yose y'umwaka. Ese wowe ubuzima bwawe uburebye ubona bubuze iki? Iyo uburebye ubona bubuze iki? Agakiza uragafite yego, uvuga uti amen. Ako twageranye n'iki? N'igikingi. Ese urafite amasoko wowe? Ese nimba uyafite ayo masoko, ufite yombi? Ufite amasoko yo haruguru ariyo migisha yo mu buryo bw'umwuka, Abefeso 1:3. Ese ufite amasoko yo hepfo bigereranya n'imigisha yo mu buzima bufatika? Urafite? Nimba bitameze gutyo, gakondo yawe cyangwa umuragi wawe, amen, agakiza kawe gafite icyo kabuze. Kandi Imana ntabwo izabizana utamaje kumenya ko bihari. Umenye ko Imana yifuza kubita ko ni data utanga, amen, kandi umenye ko ukwiye kubisaba. Nutamenya ibyo bintu, kumenya umutima wa data, kumenya ibyo afite yakugeneye, noneho kumenya ko ashaka kubiguha, ukagirayo ubutwari bwo kubisaba ufite umutima wizera ko ubihabwa. Ntago tubona Akisa umukobwa wa Kalebu ashidikanya ko nasaba se hari icyo ari bumwime. Yarazi ko icyo amusaba akimuha. None iyo urebye ubuzima bwawe ubona koko ufite amasoko yombi, ufite amasoko yo haruguru n'amasoko yo hepfo. Reba ubuzima bwawe rero, ntabwo wari ujya kuyacukura, ntabwo wari ujya kuyashakisha mu kabande no mu misozi, arahari. Ukikumenya ko nuyasaba data yaguha. Ni igihe cyo kugerageza ubuzima bwacu tukabusuzuma, turebe nimba tutariho turaba mu gakiza katuzuye. Hakaba ari ibintu twiyima kabone n'ubwo tuzajya mu ijuru, ariko ubuzima bwa none hakaba hari ibintu tufite uburenganzira mu Mana ariko tutabifite, kandi Imana yifuza kubiduha. Mwibuke urugero nabahaye, n'abarugero rw'ikigo wa muvoyageur muri train, wa mugenzi yari muri gari ya moshi, itike yari mu byo byose, ariko inzara iramwica kandi bayimunyuza imbere aribye, akaza kubimenya hehe? Yagezeyo. Nawe ushobora kuba mu buzima hari ibyo Imana yakwemereye ariko ntabyo ufite, kuko ntabwo bizi kandi ntabwo uzi n'umutima w'Imana kushaka kubiguha, kugira ngo nugire ubutwari bwo kubisaba mu kwizera. Uzagerayo nkuriya mu passage, nkuriya mugenzi bari muri train, ariko uzagerayo uvuga nugera mu ijuru Imana izabate dore ibyo nari nakugeneye. Hari amasoko yo haruguru n'amasoko yo hepfo, byose nari nabikugeneye. Hari ko wabayeho tu vois, c'est quoi la soif? Apana inyota. Voilà. Wabaye mu kandi wari ufite ibyatuma, amen, ubuzima bw'igihe cyose butoha bufite ubuzima. Yego wageze mu ijuru, ariko dore hari ibyo utamenye ngo usabe, kandi byari kumesha icyubahiro ku bantu batanzi bari kuzengurutse. Uyu munsi rero ubuzima wacu nituburebe nimba dufite koko n'amasoko, ntabwo ari iby'umwuka gusa, nibifatika birahari. Imana ihabwa icyubahiro. Ese murabyumva neza? Uyu munsi Imana irashaka ngo twigire kuri umukobwa wa Kalebu, Akisa, umukobwa w'intwari. Uriya mugabo yagize amahirwe yo gushingirwa uriya mukobwa. Uriya mukobwa amaze kuba umudamu, urumva akingira mu rugo rwe yaragaje ubutwari, ahita amubwira ati saba papa nk'uko yakumpaye, amen, ariko musabe n'igikinga araguha.
kugira ngo ubuzima bwabo b'ubuzima bw'umugisha. Arasaba kandi kare baramuha. Ibisigaye rero wowe wasabye ibi nigenda nza kubikora. Ajya kwa se ngo ushaka iki? Urumva ise ushaka iki? Uko niko Imana itubaza. Ntabwo Imana ikureba ngo araje kungura noneho kandi. Imana irashaka yuko umenya umutima wayo. C'est un Dieu qui se plaît à donner. Ni Imana ifite umutima wagutse. Igihe cyose iratanga. Iyo usoma Abakorinto vuba birababaje kabisa. Ubuzima bwacu burababaje, teye agahinda. Niyo mpamvu twifuza ibya bisi bafite tukivuga. Urumva nko kuriya nuze Asafu ngo atarira Kodeshi ahera cyane, ngo yifuzaga ibya bisi ngo dore baguwe neza. Mwabyo bisi dore umutima w'Imana ukwiye kuwumenya n'uwo. Abakorinto ba kabiri, Rwanda rwa kabiri rw'Abakorinto, mwabonye mwageze? Reba umutima w'Imana n'uyu. Umurongo w'8, ibice 9 umurongo w'8 ugeze ku murongo wa 11. Uyu ni wo mutima w'Imana. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose, nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha ibongerere imbuto zanyu zo kubiba, kandi igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Namwe muzatungishwa muri byose, ngo mugire ubuntu bwose butume Imana ihimbazwa, kuko uwo murimo wo kugabura utamara Amen. Ijambo nshaka ko mudegaje niri ku mugwa kina ngo il a fait de largesse. Donc il a un cœur large. Dieu a un cœur large. Dieu n'est pas mesquin. Ne servons pas un Dieu mesquin. Mesquinerie nous tindi. Voyez ici. Dieu n'est pas mesquin. Dieu a un cœur large. Il ne donne pas avec parcimonie. Naguitanga à compte goutte. Parce qu'il donne avec largesse. Voilà, il donne avec largesse. Moi, je dis, nous gutanga, kugira umutima utanga. Dore abakristo bararwaye. No gushaka gutanga amaturo ajya kwisharira mu mayinguni. Akareba ajya porte mu mwita gute. Akajya muri koferi akareba ko cyubahiro atamureba. Iyo niyo yerekana umutima wa gitindi. Dieu donne avec largesse. Moi somyana ngo il donne avec largesse, un cœur large. Moi yuzi Kalebu yarafite un cœur large. Kuko umukobwa yarazi umutima wa se. Niyo mpamvu yabwiye umugabo ngo musabe igikinga araguha. Wayibise arangije nawe aragenda asaba se amasoko y'amazi. Ntabwo turamenya umutima w'Imana. Twebwe dufite image yacu tukata tuyiplaka ku Mana. Wowe ufata image y'abantu kuko ari abantu bo batindi. Nawe muri inconscience yawe utanabitekereje ukibaza ko n'Imana uko imeze. Urabona bikakumentena mugakiza kadafite amavuta, kadafite ibinure. Imana tuyiha image y'abantu. Ko nawe wigeze ubona abantu bafite un cœur large batanga avec largesse. Wabibize none ukibaza ko n'Imana uko imeze. Teninga ibihumbi 10 nimvanamo na 500 biragagate. C'est de la mesquinerie. Ntabwo Imana imeze gutyo. Reka mbere kirindi jambo ya nyuma dusoze. Mumva amagambo Isaka yavuze kuri Yakobo ari Isirayeli amuhesha umugisha. Muza kubona umutima w'Imana uko ukomeze. Amen. Ibice 27 28. Iri jambo muri fate. Nuko Imana iguhe
ku kime kiva mu ijuru, iguhe ku kime kiva mu ijuru, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Turagenda boro boro. Iguhe ku kime cyahe kiva mu ijuru amasoko yo yo hejuru, hejuru no ku mwero w'ubutaka, no ku mwero w'ubutaka, et de la graisse de la terre. Ni ukuvuga iki? Amasoko yo ha- yo hepfo, n'imyaka y'impeke myinshi du Na- blé et du vin en abondance. na vino nyinshi. Amen. Amagambo babwira iki? Benediction, blessings, imigisha mu buryo bubiri. Ikime kiba hehe? Kiva hehe? Mu ijuru. Hanyuma ubutaka, umweru w'ubutaka, la graisse de la terre. Uwo niwo mugambi Imana ifite muri Kristo. Iguhe imigisha yo mu mwuka, iguhe no mu migisha yo mu buzima busanzwe. Ibi nibyo Kalebu yahaye Akisa umukobwa we, kugira ngo igikingi cyabo kibe cy'umugisha, kugira ngo ubuzima bwawe bugaragaremo agakiza k'umugisha. Ukwiye guhabwa iyo migisha yombi, iyo mu isi y'umwuka no mu bifatika. Ngiyo umugisha Isaka yahesheje inde Yakobo, na niwo mugisha Abisirayeli no munsi, kabone nubwo batazi Yesu, sibyo icyatumye batashira ngo baveho nk'ishyanga nyuma y'imyaka isaga ibihumbi 3,500. Ndio ndabara kuva mu gihe cya sibyo, imyaka 2,000 nyuma ya Yesu n'imyaka 1,500 mbere ya Yesu, sibyo dufate gutyo. Amen. Mwabyumva? Imyaka isaga 3,500. Aya ni moko y'icyo gihe yarashize, ariko baracyariho kubera ijambo rivuga ngo Imana yamuhaye ikime cyo ku ijuru n'umweru wo ku butaka, la graisse de la terre, la rosée du ciel, la graisse de la terre. Ibyo nibyo bibeshejeho Israel no munsi. Mwabibizi? None twebwe ubuzima bwacu muri Kristo bumeze gute? Iyo urebye igikingi cyawe kimeze gute? Ni ibibuye gusa, n'ibigravier n'ibiki byose n'imisenyi, birakakaye. Niyo mpamvu tuba mu buzima butaryoshye. Abisi ntabwo bifuza, ntibatubona ikintu bo badafite, kuko dufite ego twarahawe igikingi ariko gakiza. Ariko se bimeze bite? Bimeze bite? Niduhaguruke nka Akisa umukobwa wa Kalebu, tumenye imigisha yacu, tumenye amasezerano dufite, tumenye umutima wa data ko yifuza kuduha. Amen. Yaduhaye igikingi, niduha n'amasoko. Ahubwo turashaka ngo yego yaduhaye igikingi tujye kwishakiriza amasoko. Uwo munya urariha gute? Iyo yaguhaye igikingi agakiza, nishaka kugwa n'amasoko, kugira ngo ubuzima bwawe bweshe Imana icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Ese mwabyumvise? Ariko ukwiye kubimenya, ukagira n'ubutwari bwo kwizera, bwo kubisaba, kandi ukamenya ko Imana ishaka kubiguha. Amen. Hakuzoba mu buzima bwo gushugurika. Sinuravuga kutajya gukora. Mwabyumvise? Turakora ibyo dukora, ucuza nacuruze, wiga niyige, ukore umushahara nakore umushahara n'ibiki byose, ari kumenya isoko. Amen. Iby'Imana yagusezeranije ko ihari, yuko Imana iguha agakiza. Amen. Yateganije n'ibituma gakiza karyoha, ituma nako gakiza kashobora kugaragaza ubwiza bw'Imana. Kuko nta kuntu uzaba umuhamya wa Yesu wuzuye amaganya, wowe uzaza kumbwira ngo urashaka kumereza Yesu wawe mugani, uza kumumbwira uganye? Bibaho? No. Paulo nubwo atarafite amakonti n'amakonti, ariko ubuzima bwabwo, amen, bwatumye
n'umutware yitwa Publius wo mu kigwa cya Marte. Amen. Amuha icyubahiro. Wagize byatumye n'umukuru wayoboraga bwa bwato bwabajyanye i Roma amukunda akamwubaha, akamurinda n'abashaka kumwica. Byatumye ageze ni Roma bamuha favere irenze, ajye kwibera mu nzu ye, agira umudendezo, kandi yakira abaza kumusura bose, kandi ari imfungwa. Amara imyaka 2 yibera mu nzu ye. Yari afite ubutunzi muri we isi yose yifuza. Murabyumva? Rero nitwibaze ugakiza kacu. Nimba wumvise message, umenye ko ari ibintu Imana, amen, ishaka kumenya kugira ngo bisabe, kuko ifite umutima wagutse ku bana bayo. Kandi ntuwigire umunyamwuka cyane ngo iby'Imana bigusa nibyo mu ijuru. Imana itubwiye ko imigisha yayo yangloba ibitaboneka nibiboneka. Niyo bivuga amasoko yo haruguru n'amasoko y'epfo. Na niyo magambo Isaka yatuye kuri Yakobo. Kandi ayo magambo yarazanye iyo migisha. Turabagabo ko bihamye ubusa, ko turabona babakomokaho uko bameze, wabakomoka kuri Yakobo. Amen. Amahanga arahaguruka kubarwanya ko ntago banesha. Finance zo ku isi yose ziri mu maboko yabo. Abanyamerika benshi n'abanyaburayi benshi bafite amafaranga menshi n'Abayahudi, kabone n'ubwo bitirwa ayo mahanga. Bayibise byumuke kubimenya, isi nibo bayifite rega. Kubera ayo magambo, ikime cyo ku ijuru n'ibinure yo ku butaka, la rosée du ciel et la graisse de la terre. Ese wumvise ko ukwiye kureba neza agakiza kawe? Amen. Urebe ko udafite igikingi gusa ukabubuza amasoko. Ese kiriya gikingi iyo atabona amasoko hari icyo cyari kumara? Bari kurebesha gusa ubutaka n'amaso, ariko hakaba ari ikintu babuze, nta musaruro. Natwe agakiza kacu turagafite yego, ariko ugiye wasanga nta musaruro. Nta musaruro w'ubukristo bwawe. Abo mubana, abo mwigana, abo mukorana, abo mugendana, nta musaruro bakubonamo wagakiza. Mu buryo ashobora kuba se, uwo Yesu wawe ko tubona nta kintu yakumariye. Wayibize? Ese ubuzima bwawe burefleta ibyo abantu bashobora kwifuza? Hano turavuga ko hari amasoko yo haruguru nayo hepfo. Ubuzima bwawe bukwiriye kugaragaza igikingi n'amasoko, kugira ngo ubu butaka bugaragare ko, amen, bwahawe umugisha n'Imana. Ubuzima bwawe bugaragare ko bwahawe umugisha n'Imana. Ntabwo ari ikibazo cyo gutunga ibi bintu by'isi cyane. Niyo ndavuga ubuzima burimo umugisha w'Imana, ntabwo tububara gusa kuri ibi bintu abantu bafite n'iki, ariko n'ubuzima bufite umugisha w'Imana, igikundiro cy'Imana. Amen. Haleluya. Burimo amahoro y'Imana, burimo ibyishimo. Amen. Burimo kugubwa neza. Amen. Burimo amashimwe. Haleluya. Burimo umudendezo. Amen. Mwabyumvise? Ne confondez pas les richesses matérielles et le bonheur. Ubu buzima rero mvuga hano ni happiness. C'est le bonheur. Ni ubuzima aho umuntu ata mu bintu byo guhangayika. Kushobora kugira miliyari z'amadolari ukaba ugahangayitse. Babibize? Kwiye kumenya rero iyo aya masoko ahari, amen, kuri icyo ikingi, amen, bigaragaza ubwiza bw'Imana. Tuvuga ngo kiriya gikingi
Kalebu yahaye umukwe we n'umukobwa we ntare y'amasoko, kiriya gikingi cyari gitandukanye n'ibindi bikingi birafaho, kuko hari umugisha w'Imana. Icyo rero uri butangire gusengera niki? Ni ukumenya ko uwaguhaye agakiza yaguhaye n'ibyatuma agakiza ukanezererwa, kandi n'abandi bakakabona bakakifuza. Amen. Mufate Akisa umukobwa wa Kalebu, ibintu bine yamenye bikabageza ku gikingi no ku masoko n'ibiki. Urashaka iki? Uwo mukobwa aramusubiza ati, ungirire ubuntu, dore wampaye igikingi kusi, mbese ntiwampa n'amasoko y'amazi? Nuko amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abayuda. Amen, amen, amen. Iyo fura gute mwabibise afe bavuze gakondo y'Abayuda kuko iya Kalebu irimo, ntabwo mubyibuka? Nibuka ko Kalebu yahawe muri gakondo ya Yuda. Aho ntabwo tuhajya hari, tuwe turareba hariya gusa kuva kuri 13 kugeza kuri none. Yamubwiye ngo yamugiriyeho ubuntu. Yavuze iki ari? Ungirire ubuntu. Ungirire ubuntu. Dore wampaye igikingi kusi, mbese ntiwampa n'amasoko y'amazi? Nuko amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Amen. 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 Hariya mu Kinyarwanda sinzi ibyo ari byo. Umvirize ngo fais-moi un présent. Ngo aramenyereye, ntabwo yagiye avuga fais-moi un présent, ko ashanzwe amuha. Bayibize asanzwe amuha. Ni mutoni wase uretse abandi bibeshye. Mutoni wase. Amen. Alléluia. Fais-moi un présent. Papa, fais-moi un présent. Avuga ngo ko wampaye, fais-moi un présent. Vous voyez ça? Car tu m'as donné une terre du Midi. Wampaye ubutaka ikusi. Amen. Donne-moi aussi des sources d'eau. Ume n'amasoko y'amazi. Ntabwo yagiye yijena, ntabwo yagiye yigisha utuntu yirembuje amaso n'ibiki byose. Yaragiye nkuko asanzwe azi umutima wa se. Ngo fais-moi, papa, fais-moi un présent, car tu m'as donné. Kuko wampaye igikingi, wampaye ubutaka ikusi, mpa n'amasoko y'amazi nayo. Amen. Kuko yarazi umutima wa se. Kalebu ahitamo amasoko yo, les sources supérieures et les sources inférieures. Amasoko yo haruguru n'amasoko yo hepfo. Il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Voilà. Nibyo bita the whole package of blessings. La plénitude des bénédictions. None turangize bavandimwe, kandi tuvugana ukuri. Amen. Turebana mu maso. Ese koko ubuzima bwacu, amen, nimba tugeranya n'iyo gikingi, hari amasoko koko arayo hejuru? Ni ikibazo. Nuvuga ngo iby'umwuka ariyo hepfo nayo ni ikibazo, problématique. Tufite agakiza kari problématique, problème. Amen. Ubu rero ko wabimenye, hasigaye iki? Hasigaye ko biriya bintu bine ubinyuramo. Amen. Uruhuke kira cya kane ugikoze. Teri intambwe y'ubutwari ari twita kwizera, amasengesho yo kwizera. Kandi Imana iraguha, kuko Kalebu hano ari mu kimbo cy'Imana mbere y'umukobwa we. Amen. N'umukwe we
Abaroma 15:4. Mwumve impamvu ibyanditswe rero bihari, impamvu twasomye ibya Kalebu n'umukobwa we. ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Amen. Amen. Nibyo, nta mpamvu dusoma ibyanditswe byera, hari icyo bikwiye kuvomamo. None tumaze kubona ibya Kalebu yuko umugabane we yawubonye muri Yuda, natwe umugabane wacu tubona muri Kristo w'umuryango wa Yuda. Hanyuma twizeye kubyerekeye umutima wa Kalebu, tubonye ko ni ishusho y'umutima w'Imana cyangwa umutima wa Kristo. Twabonye ko uriya mukobwa wa Kalebu, Akisa, nibo twebwe. Amen. Ibyo yagezeho kuri se nibyo Imana duhamagaye kugeraho kuri yo. Amen. Ngiryo isomo ry'uno munsi. Twebwe tukiye kumera nka Akisa, umukobwa wa Kalebu. None agakiza kaju kabe kafite the whole package, kagire plenitude iby'Imana yatugambiriye muri Kristo, yadusezeranije. Amen. Nitugire gusa igikingi, tugire n'amasoko. Amen. Kugira ngo ubuzima bwacu ubuzima burefleta ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana. Na niyo mpamvu nibikomeza gutya uzasanga abantu benshi mu gihe gito nta gakiza, kakandi kadafite ishusho bazakavamo. Kuko ntabwo ukwiye gutinda mu bintu bidafite ishusho, ntibibaho. Ntabwo watinda mu bintu birimo busa, sibyo? Amen. Ntabwo ushobora kuba mu bintu biri empty, ibintu biri virtuel. Agakiza kakwiye kuba gafite ishusho, kuko abisi bakwiye kubona ibintu, kandi babibona bakwiye kubona ibifite ishusho. Ntabwo bose ndafite agakiza, barashaka babona ishusho yako. Agakiza si uvuga kameze gate, gasa gate, pana amagambo. Yo paravuze ngo ntabwo nashaze kuba intyoza mu kuvuga gusa ibyo gakiza. Narakaberetse ishusho yako, ngo kwizera kwanyu guhagare mu mbaraga z'Imana, kuko naberetse ishusho yako. Imana ishimwe. Igihe yagiye ko tumuriro kuri w'abaturage bahariya mu kigo cya Marite, yanzoka ikava mu nkwi z'uwo muriro, igahita ijya hariya ikamuruma no bakajya kwapfa, bakabona ntacyo abaye, ahubwo yagenze ku mubiri we. Aho yaberetse rero agakiza ke ishusho yako ko ari imbaraga z'Imana. Haleluya. Bahindura imvugo ati twari tuzi ko ari umwicanyi, ko n'ijuru naryo ntiyashase ko abaho, ati ahubwo ni Imana. Bati Imana yatumanukiye mu buryo bw'umubiri, iyo ni ishusho y'agakiza. Rero nta kundi byagenda kugira ngo tubigereho, nitwige za ntambwe enye z'umukobwa wa Kalebu, hanyuma ubuzima bwacu burahinduka. Amen. Tuzavuga Yesu wamubone. Haleluya. Amen. Haleluya. Ati urashaka Yesu wanjye, azavuga ati hari wamwanga se ko tumubona, tubona ibyo yakoze kuri wowe. Amen. Ahubwo umuduhereze vuba, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Muri iki gihe bene data, n'igihe tuyakuca kwinjiramo, ntabwo abakristo badafite agakiza kadafite ishusho, agakiza kari mu busa bazakavamo, kuko ntabwo waba mu bintu by'icuka, nawe ubwawe wa mbere kubirambirwa. Amen. Kandi mu gihe kiri imbere abantu baza bafite ikintu gikomeza abantu, kibaha ibyiringiro. Amen. Haleluya. N'abantu gusa bazaba baragezaho Akisa yageze mu rukundo rwa se. Amen. Mu busabane nasi, n'abantu bazaba bagaragaraho Imana nzima, abo ni bazagira icyo bamarira abandi. Amen.
Parce que le sourire va commencer à s'estomper petit à petit sur plusieurs visages. Kuko maso ya benshi maze kubibona umwe ku wundi aragenda hijima, n'abantu bari bazi yuko bafite ibintu bibasetsa bibanezeza kabone ko atari iby'Imana, nabyo biragenda bikendera bivaho. Iyo nicyo gihe dushaka kwinjiramo. Bazakenera kubona rero abantu, les gens qui peuvent leur redonner le sourire, abantu bashobora gutuma abantu baseka banezerwa. Amen. Uzagenda kuri uriya aho gutinya no kumubwira icyo yakumubwira, kuko amaso yazakureka ko no gutabarwa. No hope. Ahantu hose. Amen. Hariho n'umuntu uri mu maso ugatinya no kumubwira icyo ushaka kumubwira, wowe ubwawe ukisubiza. Nimba wagiye n'intambwe enye ugasubira mu intambwe 10 inyuma. Iyi ni periode turimo kandi yo dushaka kwinjiramo. Niba mukwiye kumenya hakiri kare agakiza gashitse kamera gute. Amen. Twakageraho gute? None Imana yaduhaye inzira. Ni Akisa, umukobwa wa Caleb. Reka dusenge. Haleluya. Data, turagushima uyu munsi muri ishuri ryo kwizera. Turagushima ko duhishura umutima wawe binyuze kuri Caleb. Dukuru n'umutima utanga, n'umutima wifuza ko abana banezerwa, bishima. N'umutima wifuza ko abana bayo, abana b'Imana bagubwa neza. Mwamuduhe kwigira ku mukobwa wa Caleb, Akisa. Yamenye umutima wa se, niyo mpamvu atigeze atinya kugira icyo amusaba. Ntabwo yavuze ngo yaduha igikingi ntabwo twamusaba ibindi. Yarazi umutima wa se. Natwe Mwami uduhe kumenya umutima wawe, ko ari umutima wifuza gutanga, umutima unezererwa gutanga. Uduhe Mwami kumenya amasezerano, kumenya ibyo ibishaka kuduha cyangwa ibyo waduteguriye muri Kristo, yaba amasoko yo hejuru n'amasoko yo hepfo. Tumenye ko ari yacu, ko hamwe n'agakiza wateganije n'ibituma karyoha tukanezererwamo, kabone n'ubwo hari intambara n'abadayimoni, ariko mu gakiza ntabwo hari kwiheba, ntabwo hari ubusharire, ntabwo hari uguhekenya amenyo, ntabwo ari kuba mu buzima bukakaye bwo kurega imitsi. Tumenye ko mu gakiza hari imbaraga z'ubuntu. Nubwo ibihe byaba bikomeye, ubuntu bwa Kristo burabyoroshya ku bantu baburimo. Reka Mwami aya magambo twumvise make kuri Caleb n'umukwe we n'umukobwa we Akisa, Mwami bidufashe natwe kugira ngo dutere intambwe yo kwizera, yo kugusaba ibyatuma agakiza kacu karushaho kukwesha icyubahiro, natwe tukishimira kuba bawe, tukishimira kuba mu gakiza kawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Haleluya. Amen, amen. Amen. Mumva ari umugani? Nukuri Imana ntabwo ibeshya. Haleluya. Nushaka kugira idini uzagira idini, nushaka kugira ibintu biri bidafite ishusho biri ubusa nako bizamera. Amen. Rero turashima Imana abakoze umurimo w'Imana bose mu nzu y'Imana, tubakomera amashi menshi. Hanyuma rwose mbere ko tunarangiza, ndankuraje umuntu wese muri mwe aya magambo ntayumve gusa. Amen. Nashakisha amagambo abukuri mu buzima bwe. Haleluya. Na ubundi tuba tubabaza Imana.
rero umuntu wese agerageza arebe agakiza ke, hanyuma agereranye n'ibyo Imana ivuga, hanyuma ibyo ubuze ubisaba Imana kandi Imana irabiguha. Mwama bagire neza.